wabonaga ko umutekano utaraboneka mu buryo bweruye, kuko hari wazareno ziba zasigaye mu bihuru, abarundi batsinzwe barimo aho FARDC, kamwe mu ngabo zarwanaga zatsinzwe zari zikihishe mu duhuru uhura aho ngaho mu mashyamba mu nzira ndende. Ariko wenda uko iminsi ihita twabonaga abapfu ku nzira, bambaye inifomu abasirikare, ubona ko byabaye bibi, amatungo yatangiye kubarya, ubwo ni ingurube mvuga. Kuko icyo nabonye muri biriya bice guturuka Kamanyora kugera Uvira, abaturage bahariya bose n'aborozi, ntabwo ari abahinzi beza ukurikije uko nabonye imisozi imeze n'ubutaka n'ikibaya cyabo, ariko n'aborozi, aho abiganje mu bwoko bw'abatutsi boroye inka, andi moko bafite ingurube, inkoko n'ihene, ndetse n'abahungaga ku munsi wa mbere twababonye bafite ayo matungo. Ngira ngo mu matungo ahunganwa itungo ryitwa ingurube nyawe nta muntu ugira ihungana, kuko nta muntu twahuye arifite. Ariko ingurube mu by'ukuri umuntu yayihungana ate? ndabizi ko nabonye bari bikoreye inkoko, imbata, bashoreye ihene, abanyamurenge nabo bashoreye inka. Bene ingurube bo bazitaye mu dusantere, wasangaga ingurube nyinshi mu dusantere, na bamwe basize ihene, haba Ruvunge, haba Sange, haba twa dusantere twose tubona dutoya. Iyo niyo mijyi minini iri mu nzira ugana Uvira, ubona ituwe n'abaturage benshi, hari abantu bapfuye bakigaragara, ariko ubona ko Croix Rouge iri mu kazi. Ngira ngo mu biganiro byacu byatambutse twagiye tubereka Croix Rouge zigaragara mu dusantere. Uyu munsi rero wenda tutaravuga ku cyo gavana w'iyi ntara uri ku ruhande rw'umutwe witwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo, FCM Ventura, yego, bakubyutse mu gitondo bakora, niko amakuru avuga, kuko njye ntabwo nyiri muri uyu mujyi, bakora isuku ry'ibanze niko nabyita, bashyingura abantu bari ku nzira. Byasa nk'aho ariyo gahunda yabaye, bashyingura. Croix Rouge irimo gufasha abaturage gushyingura abo bantu bari aho. Uko biri kose bakoze ibinogo rusange, kuko bavugaga ko abaturage bari aho bavugaga ko umuntu babonye, yaba umuwazarendo cyangwa umusirikare wa leta, ariko ari umuntu wabo basanzwe bamuzi, baramushyinguraga mu mvu imwe nk'umuntu. Ariko abo bantu benshi batazwi, Croix Rouge ikora ibyobo rusange ikabashyiramo, ngira ngo byarakozwe Goma, byarakozwe za Kavumu, mu bice bitandukanye. Abasirikare cyane cyane abarwanyi nibo bashyingurwa mu byobo rusange, kuko usanga abaturage yari umuntu wabo wapfuye bamuzi, baramushyingura. Mu biganiro byacu ngira ngo tugira Uvira twahuye n'umuryango ujya gushyingura umuntu wabo, ubwo yabaga ari umusirikare ariko bamuzi, ari umwe mu bagize imiryango yaho, bakajya kumushyingura. Ariko cyane abawazarendo, twibutsa abantu ko Uvira irimo abantu batahavuka batanahazi bahaguye b'abasirikare, bo mu ntara nakwita iza ruguru. Ni ukuvuga ngo hari abantu baturutse za Masisi barwana, abandi bava za Goma bambuka mu mato bagera hakurya za Kavumu, baraza bagera Bukavu ifashwe barakomeza baragenda bajya Kamanyora irafatwa barakomeza baragenda baca za Ruvunge, aho hose za Sange. Mu by'ukuri ugasanga uwo muntu ashobora kuba avuka nka Rucuru, cyangwa ari uwo muri za Copo, za Maniema, za Katanga n'ahandi, ari abasirikare b'abarwanyi. Mu kuba baraguye rero hafi y'uyu mujyi no mu mujyi muri rusange, nta muntu ubazi, ariko biragaragara ko ari abasirikare. Bityo rero Croix Rouge uyu munsi mu bice bitandukanye yakoze iyo suku, ya mibiri twacaga iri ku muhanda yatangiye kwangirika, udusantere, kuko abaturage muribuka ko twavuga ko batangiye kuza. Uyu munsi abaturage bari muri Sange ndetse na Ruvungi barambwira ko amazu yatangiye gukingurwa, abaturage bagarutse, nubwo babona nyine amasoko atararema ngo bishyuhe nka mbere, ariko abaturage batangiye kugaruka. Ndetse na Uvira ibice bimwe
hari abari mu mazu barimo gukingura amadirishya noneho bakareba hanze kuko iminsi igiye kuba 2 cyangwa 3 nta mbundi ivuze, mu gihe nyine ubundi imbunda zavugaga hato na hato abo bazarendo bajemo bahoraga barwana. Ikindi kintu kiri muri uyu mujyi wa Uvira cyihariye abantu bagomba kumenya ni uko umudepite uvuka Bitakwira, niba ari Bitakwira, Bitakwira Justin, yari yarabwiye ababyeyi baha bose cyangwa imiryango yaha ko kugira ngo babe abakongomani beza barwanire igihugu nuko buri rugo rugomba kuba rufitemo umuwazarendo. Abo rero urumva bafite imiryango yabo mu bahaguye, abandi barahunze barajyana na leta bakomeza mu mato barenga. Ubwo rero ibyo byose biri mu bibazo birimo gukemurwa uyu munsi. Ikindi kuba abantu bavuga ko Uvira itafashwe, wenda ababivuga batyo nabo reka tubahe ijambo katuvuga ngo Uvira barayitaye. Ntabwo yafashwe ariko barayitaye, kugira ngo nabo tujye ku ruhande rwabo, kuko kugeza ubu uyu mujyi guverineri ukorera niwe usanzwe n'uwahayoboraga uyu wahunze nawe yakoreraga Bukavu, yego, nawe waje gukoresha ikiganiro cyangwa no kugira ngo avuge atange ishusho y'uko ibibazo biteye hano. Icya mbere gihari mu bintu ifite akazi ni ukongera igafasha abazarendo ziri muri uyu mujyi n'ingabo kwitanga, bagatanga n'intwaro nk'uko byagenze muri Goma. Barangiza abari abasirikare bakabajyana nk'uko babajyanye abandi ku ikosi, abasura mu buzima busanzwe bakabusubiramo, abaturage bagasubira mu mirimo yabo gukora. Ni umujyi munini w'ubucuruzi uhana imbibi n'igihugu ufashe ku mupaka cy'igihugu cy'u Burundi, hasi muri Tanganyika ukomeje harimo Tanzania na Zambia, bigakomeza hakazamo na Zambia kuri iyo Tanganyika. Ibyo byose rero wari umujyi ufite ubuzima bwabo ubayeho, bafite uko babayeho. Gusa abaturage baha batandukanye n'abagoma. Twavuga ngo abagoma bari mu bwoko bw'abantu baraho barakara bakagaragaza uburyo ibintu byabo batabikunze, kandi ukabona hasa nk'aho Goma hatagaragara amoko menshi. Abantu babo bakaba bashobora kuba bahuriye nko ku ndimi ebyiri cyangwa 3 bavuga Igiswahili, Igifaransa n'Ikinyarwanda. Mu gihe Uvira abantu baho baravuga Igiswahili izindi ndimi zo mu yandi moko yaho, ariko bakavuga n'Ikirundi. Kuko nko mu mujyi wa Sange abaturage baho baravuga Ikirundi neza kandi ari abakongomani kubera ko baraturanye cyane. Hari n'abarundi bamazemo imyaka myinshi barahashingiye barahatuye, ku buryo navuze nti ururimi ntacyo wakora ngo uruhagarike. Buriya ni nk'umugezi utemba, ntabwo wavuga ngo ntuzaca mu gihugu cya runaka ngo ndawufunze. Iyo ubigerageje biba bisaba ingengo y'imari nini. Ni ukuvuga ngo rero n'ubwo buzima navuga ngo buhari bw'intambara nyine, abaturage baho barahunze, babonye abantu bapfuye. Ikindi cyabaye mu mujyi wa Sange gisa nkaho cyihariye, Sange buriya bapfusha abaturage benshi. Twasize abaturage batubwira ngo abasaga 60 barashyinguwe, bagize ibyago 3. Ni ukuvuga ngo hari ingabo zaturukaga Ruvunge za leta zivanze n'abarundi zatsinzwe na wazarendo zinyura Sange, zigomba kuziza Sange. Noneho hejuru ya Sange usa nk'aho usohoka muri Sange imbere hari ahantu hari agasozi hejuru kariho ikigo cya gisirikare hejuru ya Sange cy'ingabo za leta. Noneho izi ngabo za leta zari hano bavuga ko zarimo umukoroneri batubwiye izina ntibuka, yatanze amabwiriza ko ingabo ze zikontorora Sange n'ahandi zirasa ku ngabo za leta y'abarundi, ingabo zabo nyine FARDC na wazarendo na FDLR numvikana n'indi mitwe yose byivangiye hamwe, batsinzwe Ruvunge barimo kuza muri Sange. Baravuga ati ni mubarase mubasubizayo kugira ngo barwane be kuza. Umukoroneri w'ingabo za FARDC ababuza guhunga niwe watanze ayo mabwiriza, barase bagenzi babo bari guhunga. Ati kuko uko baza baradusatiriza ibyago, ni mubarase. Ubarasaho rero n'abandi babarasaho. Ako kavuyo kabera muri uyu mujyi wa Sange
nabyo byica abandi baturage. Kugeza ubwo noneho uko kurasana leta y'u Burundi isa nkaho itamenye ikirimo kuba, isa nkaho yibwira ko M23 ariwe yageze muri uyu mujyi ihanganye n'ingabo za leta za Bisange noneho nabo batangira kohereza ibisasu binini baturutse Burundi bigwa muri iyi santere cyangwa muri uyu mujyi wa Sange, bazi ngo barimo bararasa ku ngabo za M23, kumbe bararasa ku ngabo zabo n'iza leta zatsinzwe Ruvunge, bituma bohereza ibisasu mu baturage. Urumva ibyiciro bitatu birwaniraho, nubwo byari bisangiye umugambi, abaturage bagwa hagati yabo bataramenya ko ari M23 yahageze. Noneho ngira ngo Abarundi bamenye ko uwo barasagata ari uwabo, habayeho kurasana bitewe no kwibeshya. Ubwo urumva n'ingabo zatsinzwe Ruvungi ziba zigeze Sange birakomeje, yivanze nabo batangira bose kugera no mu musozi bariyunga ngo barwane M23 yinjira Sange. Habereye intambara itari yoroshye kuko nunareba abantu b'abasivili bari benshi, zaba ingabo zahaguye bari benshi, mu by'ukuri hari imibiri myinshi y'abantu bapfuye, ariko abaturage bakavuga ko bagerageje gushyingura abantu babo.